Mbere yuko njya kwishuri manza kunywa icyayi aja ci nani ndakwifurije ko woza urakinywa siko ni icyayi ciza cyongereza amaraso kikazibura imitsi kikoza n'igitigu ndakwifuje kukinywa nawe umererwe neza. Iki cyayi ubona cyahaza titi kirongoreza ubusake kuba kumagore n'imigabo komoda bitsena mba kubagore amazi ariyongera mu mubiri urumva yo mana we urukoba ruraremba iki cyayi ni original ni fresh ndabifuriza muzaze murakinywa parajuru imbere yuko njya mu bikorwa bya Rukundo TV manza kunywa Ajat Tea nawe ndakwifuje kunywa Ajat Tea. Misi mu gitondo ndanywa Ajat Tea nice ciza cyane nice gikura ububabare bwaba mama n'abakobwa mu gihe bari mu misi yabo nice gikura imburujwa ku bagabo nice gikura urudakoma mu gihe bishakira akarinye nice gitanga agapokeza ku bakobwa bandi mushaka akabikoroshe ndabifurije mwebwe mwese nifuza amagara meza muze murafata Ajat Tea buri misi yose mu gitondo. Jeko mubona ndanywa icyayi bita Ajat Tea bice kiryoshe cyane. Kino cyayi akaba ari cyayi kivura ingwara nyinshi cyane zitandukanye. Kino cyayi utifuza nuko gisanga kwa Sioni kusoko ya kwa Sioni kwa batazira Samuel hamwe no kumuzinda akaba ari wariwo siege yaho. Kino cyayi Ajat Tea ni cyayi gikorwa muri beterava kirongereza amaraso kigatuma abagore badafise kirabongereza kino cyayi ukinywa imisi yose kiratumugira amagara meza. Kuri ivyo tubahamagariye kunywa Ajat Tea. Yereti nanone bana wajye mitamubwira ati akana gasobanuye Nyarwanda ndetse ukazanye na wundi nitwa Pota nkuba kibona umwe from Giseni bimese bite ndetse ngiye kubatangiriza episode ya mbere bana banjye nagira ngo mukurikire mwumva amagambo neza cyane ndetse ndibutsa ko gwa munsi wageze yawe ndetse benshi bajya ngo buretse ngo nkubanga manza ve mu kibuga reka nibibaho we nakanyuma y'imyaka 50 birashoboka tu ariko nabwo akavivi kanje kaza nago biba yakadutangira twitonse neza cyane bimeze bite amateka ya Alvin. Ese Alvin ni muntu ki ubundi ushobora gusanga Alvin mbese nkuko wakumva ngo abasinga reka tubyite kuri nkuko ushobora kumva amateka abasinga ngo amateka y'abega cyangwa y'abagesera muri make akaniko tugiye kureba bimeze bite byifashe bite ndagira ukurikire neza witonze. Ese ni bande bakakugejejeho nkuba Pota kibonwe cyangwa se wakwetu studio ndetse kufatanye na Kabel Media Presents bazanye icyo bakwite ngo History of Alvin. Bimeze bite twitonse neza cyane dutangire ndetse mu karere ka Rubavu ndetse bakwite kuri 2020 kumana natembe n'igisenyi narahageze rega bose twara ndabeshya mbega kondisiyo turi gwiki ndetse dutangira twitonze neza cyane ndagira ukurikira umva magma tugiye gutangirana bimeze bite David ni girlfriend wanjye ndetse Colombe ni kashiki kaje gato n'amagambo dutangiranye bimeze bite ndetse harabahita kuri pum pum ndetse nanone gusa nanone kubwo buzima twakomeje kubamo girlfriend nakomeje gukomeza kutwitongera na peti na kashiki kanjye gato sibyo dutangire mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se mu karere ka Ruvu hari mu masaha y'agasusuruko saa 4 y'amasaha nyine bura abantu baragiye bo barabyumva neza cyane abantu boruye ibyo bahita babyumva neza cyane bitonze ndetse uko dutangiye kuri n'umusore ukiri muto ku myaka igera muri 23 yitonze yamudoki kijyana abantu muri stade ndayibonye yawe amahoro y'Imana komeze kubana nawe ndetse umuntu wagira ngo yatonganye n'ibyo kurya hora yasamye akunino aje afite igikapu ndetse umuntu urabona ko mbese ko Chabero we nusha kuvuga Chabero cyangwa se Kabero wumva nzana agakombe musaza akunino ni mukuru na murumuna ndetse ni famille imwe dutangiranye umva icara mbere na mbere manse nkwereza icyo nshaka kubanza naguhereza katurore bimeze bite nakubwiye ngo akana ka episode kambere utabona ari abana ukeke ko batazi kwandika ndagira ukurikire neza witunze wirebere ni byiza girlfriend ndetse ndanagukunda kubanzana akaga kangisho nudukangisha muzaniye ngo mbikira akaga kapu petit frère ni cya petit frère nyine ubundi iyo petit frère yanze kumva ushiramo akantu cy'inkonji gashiki ko kare ka Colombe gwiki
tugenda umushaki ndamukene byihutirwa katurore ndetse ajya gushaka kagashiki gato kangana na kande disi ngwino grafere aragukeneye ihute bandanye nicyo ni ikirundi nacyo turakivuga tambuwa kimbiye ese ko ni somebody muri studio bari nyinshi ndetse ako kanya wari wagenda ari nagihanze ukeneye kubazi oya biri bakareke ba umva nawe ari kufata ku mazi bro witumara mu mwana ako nino gusa ariko ari ikintu nshaka kukubaza ndagira ukurikira umvira amagambo rero ese kuki uhise uhindura isura gutyo wumve amagambo ako nino twitonze ese kuki wisomera gutyo nihangane ese wansubiza ndetse nitugwa nanjye ko nagusubiza petit frere ndetse byagenze bite ubundi ababyeyi bacu bapfuye bate kutatubwira tubwire ni gute nawe se nkubwira wa ruzingo we ndetse ntabwo nanjye nzi uburyo bapfuye rero hagarika ubwo bukoriki bwa uhora umbaza sinumva uburyo ndetse iyo ari umwana ko ati David sinzi madahora tubwire uburyo ababyeyi bacu bapfuye iki n'iki byato nato nakubwiye nanjye ntabyo nzi ese ni gute gusa ariko ibyo ntabwo nabyizeye byari bimeze mbega nk'inkuru kwa kuri umuntu akubwira inkuru cyangwa se ukuntu umuntu akubwira ibintu ukumva atari ibyanyabyo nyine ukumva ari inkuru nibyo n'uyu mwana yakutubwira iteka uhora umbaza ngo kubera iki wari usinguye icyo ugomba kumenya ruzingo nuko ugomba kumenya ko bapfuye n'icyo gusa hari ikindi ese kuki mukuru ati bamubwira amakuru irambuye ese byagenze bite ndagira ukurikire neza uyitonze ngiye kubashyira mu kanya muri kondisiyo ndetse umwana uwo munsi yarababaye disi na se kubabara yahagurutse ababaye kurikira unirebere ndetse disi arigiye filime igenda ikagera ahantu kumva nawe sinzi ndetse icyo gihe umwana akomeje kubabara uwo munsi naramurakariye kuko atigeze ambwira ubyabye bacu bapfuye umusaza nzahora mari ku bwanyu siko bimeze ako nino uyu mwana disi we yarategereje igihe cyanya cyo ko byibuze David azababwira igihe uko ababyeyi babo bapfuye ariko David nigeze ababwira umva nakubwiye musaza nzahora mari ku bwanyu akabatera injuga nimugire ikibazo nimuhangayike dufite inyubako dufite ibikina dufite amapanga nuse mufite ikibazo byinshi ibyo byose uri gutekereza bikure mu icwanga mwana icyo ugomba kuba wakora ni ikintu kimwe ariko nino ugomba twigire muri ka siporo cyangwa se mu myitozo tuba turaruhura ingingo z'umubiri sibyo ariko nino ibi bindi byo byose byihorere kuki mukuru waba ari kuhishira amakuru ndetse akanga ko uyu mwana amenya ibintu byinshi ntibyatinze disi n'abasore bakiri bato disi bagifite umubiri ukomeye ndetse abana ubona ko n'imyenda siporo bayiguriye muri Masamba shop iyo ni shop nzi icuruza imyenda siporo mu karere ka Rubavu iyi bayita Masamba shop imbere y'igisaha cyangwa se hirya y'uruhande kw'isoko rya Gisenyi bimeze bite abana amasaha yarageze ndetse abana bajya muri siporo bari gukaraga ku firiti bwabo bwato nato niko uzi ukuntu bijya kugenda ugiye gukora pompaje nyinshi cyegenda gukora ni ikintu kimwe ndakubara kugeza ku ijana ndetse ubu ugiye gutangira kukubarira kugeza ku ijana sibyo rimwe kabiri arabarara se kubarara ikigori kirakomeza kitata we 96 komeza ruzingo hakurino sinzi komeza bite umuse ntabwo ibi nabikora kabisa umva ndananiwe habe na gato ruzingo gerageza mu jingo try your best hakurino ndetse no kuzamura umva niko kira banagira birusoza ibyo watangiye hanze bisoze sibyo reka nkwerekera tuko babikora bana biyimisi uko twe twavutse batugabura kinigizanyira kabondo n'ikintu iki ndetse grafrere wayagiye umuntu nyine w'umugrafrere tutu n'umwatsi mu byo akora babizi yitonze neza cyane kimi na kanga dodo umwatsi ubundi hari umuntu ujibona ukabona kibyo akora atari gupapira ukabona ko ari umwatsi mu byo akora mbega nk'uyu uri mu rukumva kuri mikrofone uri kuririjwe hari n'ijwi ry'umusanuzi byo batashikirijwe rirasenge uwanyerekeza indi filime yasobanuye kuri zirahari ndetse grafrere nakubwiye umwatsi n'umwatsi we yakoze desa arazifunga ndetse uri kubona ko anameze neza bari no muri kondisiyo anameze neza arakora akadesa zose arazifunga yitonze muri kondisiyo urambona ariko nyirakabondo twaraziriye za kinigi zarubuna inkingi bya bishyimbo
biriya byose ngo bibarizwa iki n'iki ako nino bimeze bite ndetse washatse agasone kanjye wagasanga muri koperative ibarizwa mu karere ka Musanze yitwa koperative ubumwe n'imbaraga. Abana ya masaha mu gitondo nakubwiye ubu ngubu bimeze ko nka saa 5 n'igice gutyo twatangira isaa 4 bimeze bite gusa ariko nanone twabonye uyu mwana disi ari kubaza amateka ababyeyi be. Ese kuki uyu mwana bakomeza kuyagira ubwiru ya masaha mu gitondo umwana yakindi yakoze arasa kubaka umubiri buretse nanjye muri ka siporo batazanamenyera ko ukunda isumba nibo ntajya binyemerera umwana cyemera zikamuvuna ariko nakunda nyiri icyo ushaka kirakunaniza. Bimeze bite rero nakubwiye nimba ushaka ko mamuza kuri aka gasobanuye hamagara 078 58 umwana yaragiye arakora ndetse ariko yanakomeza kubaka umubiri nakubwiye ngo umwansi wari umwansi buri kintu cyose ku kigo cy'amashuri ntabura abansi none ntihanabura n'abazira guhaga mwese aka gasobanuro ndakabatuye. Bimeze bite nakubwiye ngo ukimara kumva ari nkuba uvuga ati gonna be right kunino ndetse umwana n'ibyo akora narabyumva ko ni seburi mu usira siporo akoze ira siporo bayita mugoyi iyi siporo bayita mugoyi urebe siporo bita mugoyi kature hako nari karaga akubita twa Afrika burabo bwita Afrika nakamugoyi nakamugoyi yitonze girlfriend na waranse akubita bita bapfira bayita bapfu ndetse akubita niyo akwite ngo garuka ndebe ndetse barakomeza ajya mu miti bitonze muri kondisiyo nyagasani mwana do bavuga ngo mutabutse iki teta hata we nakubwiye ngo abana bari hakuri n'ibyo bukurobora bisi wari kakamubabara nka pati friend n'abasubira mu siporo bita bapfu we siporo bayita bapfu kunino bimeze biti ndetse akanaka episode ka mbere byageze saa 6 n'igice icyo gihe hari mu myaje mu rugo ndagira ukurikira umva amagambo neza witonze hari mu myaje mu rugo ese mu myaje gukora iki iturutse he kuri kino nirebere ndetse ubundi ngomba kujyana na ritime ya film. The first time umunsi wa mbere nibwo nembonye umugabo the blind man came home saying he is a killer. Iyo mumyi ngo yaje mu rugo itubwira ngo hari umwicanyi niyo magambo ngo iyo mumyi yajimo ibabwira ndetse yabwiraga nde yabwiraga wa musore bakwite ngo nimba ari kabari kature kaberi yes atubwira ngo hari umwicanyi hako nino uyasha kuna yamumye imukozeho umva ukeneye iki hari umwicanyi n'umwicanyi hiza kera bimeze bite icyo gihe icyo nese nkora nese njya mu cyumba ndengije ndagicaye isakora isajya kwitabaza grafrere hano hari umuntu yaje nahise mpamagara grafrere wanjye umva ibyo ndajya kubiganiraho nawe wowe ubindekeye grafrere uwo munsi yarasohotse ndetse hano haje impumyi muri icyo gipangu iriko ngo ni umwicanyi yamumwidara ngo bayibetane ngwino kasi amaka kuwagira niko mva nkubwirero twumvikane umva nizere ko ibyo njye kukubwira ugiye kubishyira mu matwi utatuma nzamura farine y'umuzini udatuma na prodingi imigeri twamonye umusore nawe ararenze shawe ndetse n'ibiseriye nizere ko utazongera kuguruka hakurino nugaruka uvuga ayo mahomvu ibyo nzagukora niki uwo munsi rero naje kubona David ari kuganira na yampumye ndetse bamaranye igihe kirekire ariko akoresheje wa mugabo katurore ibyo ariko ntabwo nigeze mbyitaho umunsi umwe in house praying with my sister. Umunsi umwe ni gukina mushiki wanjye but it was the first time ndetse twagiye mu cyumba cya grafere nibwo twabonyemo igitabo bwari inshuro ya mbere icyo gitabo cyari gifite inkuru cyangwa se titire ivuga ngo katurore ako nino yasomye titire gusa amatitire iyo titire ngo yari yitwa ngo amateka ya aba Arvin ngo Arvin bameze bate icyo nakoze ni ikintu kimwe nirenge mbibwira David mubwira ko nasomye icyo gitabo na kuko nasomye titire ariko David yese atangira kunkubita ndetse ambaza ese wigeze ugisoma but I didn't do it. Ariko nje ntabwo nigeze gisoma ntabwo nigeze nkora ikindi cyumweru following week hakurino they were no ku munsi wa mbere jera mushiki wanjye my sister was sad for our big kuri twarakariye grafere waciriwe David ku munsi wa kabiri byagenze bite ku munsi wa kabiri ubwo ndi kurota mu nzu zanjye narose na ya titire
ya cya gitabo Page cyitwa ngo of the book. ngo nanone History of Elvis. icyo gitabo none bajya bambwira ngo amateka ya Elvis sinagerageje kubisobanukirwa ndetse byaranshanze ku munsi wa gatatu byagenze biterera abantu banjye ndagira ukurikira neza witonda none no kuri uwo munsi nirakomeze ndarota ndetse numvishwe muri inzozi zanjye ubwo narotaga iri kumbwira ngo igihe cyawe kiraje ariko ibyo ntabwo nabisobanukiwe icyo yakoze ni iki byari saa 12 none ku munsi wa gatatu bimeze bite abantu banjye hari saa 12 umwana yarabyutse aho muri karitsiye yanjye nifite inshuti yanjye bayita Ahmed cyangwa se Ahmed tubyite kuriya ndetse naragiye aragenda amuganiriza ibyabereye mu nzozi byose mbese narabimubwiye mpera kuri angeza kuri zedi ndetse icyabaye n'ikindi namubwiye ko agomba kumfasha ubushakashatsi akamfasha kuba nasoma amakuru cyangwa se amateka y'aba Elvis. Ahmed yavuze ko nta kibazo ndetse muri make yemeye kumufasha ngo n'inshuti ye magara bimeze biti umusabwa yemeye kumfasha nta kibazo uri kubona ari abana batari kinguru nibo bayanditse ku munsi wa kane rero in the early morning 4 p.m. uwo munsi rero nabyutse mu ruturuturu mu giti saa 10 nijoro byagenze bite uwo munsi yarabyutse ni wa mwana Kabari cyangwa se Kabel umwita uko ushaka bimeze bite abantu banjye uwo munsi saa 10 nijoro murabizi ari ibyo ushaka kujya gukogiwa iki ni iki byatona ushaka gukora ibyoroshye mbese muri make uwo munsi yinyabije mu cyumba cya Graferi arangije gerata akora munsi y'amatera avana amatera gitabo nyagasani mama we ndetse uwo munsi atararenga ku muryango Graferi yese wakora giki ese kuki wari umwamatiriza ko ntasome biri muri iki gitabo kirimo iki Graferi ngome umbara kubye ibintu uzongera kubigerageza unanerewa unaripata na kupata Graferi njo viri kasi amakaku katurore uwo munsi Graferi cyakoze ni ikintu kimwe yafashe icyo gitabo none najya kugitwika ariko nigeze menya ko icyo nakoze ntabwo yigeze menya ko ntabwo yigeze menya ko muri icyo gitabo navanyemo paje 3 ndetse ko nazikuyemo we yaragera twikara uramukinga tuzanagisoma kumva umwana bakanuye bari maso abari muri kondisiyo ndagira ukurikire filime yacu witonze ni abana bato ndetse turi kubatera inkunga nanjye urabona ko mise mbatera inkunga iyo abona abo ku Gisenyi inkunga yanyu irakenewe kora share na subscribe sibyo ukabasoreza b'Kigali bajya bavuga inkunga yanyu ni share na subscribe ndetse mbibutse ko in episode ya mbere nimba wayikunze ukore uduhereze inkunga yawe sibyo ndetse unakande share na like bimeze bite hakunino you can think why she's inside those papers. Niba ushobora gutekereza ngo nicyo cyari kiri muri izi mpapuro naje kumenya ko mwaka w'1964 in the price called Kunda Town higeze kuba ahantu bita muri Kunda Town ndetse higeze kuba umuryango wo bita Alvin nyagasani ibi ngibi neza ni bimwe bimeze nk'ibyo nahuze ndi kwabwira ngo uyu mwana kimera gusoma za mpapuro Yesu asoma kuri ayo mapaje abona ngo higeze ko ahantu bita muri Kundo mbega gace bita Gakundo bura nibwo na mwaka menye mukabimenye se mba mbere ikintu giza cyane no bimenye ndetse hose umuryango uwo muryango rutandukanye n'undi muryango iyo miryango mwiza mumenya muzima bwanyu uwo muryango y'icyo ukora ikintu kimwe uwo muryango ngo n'ujye uyobora isi ndetse uwo muryango ngo agomba kuzavamo uwatoranyijwe ndetse uwo muntu niwe uzayobora isi icyo gihe cyo nakoze nafashe za mpapuro nzizanira inshuti yanjye magara ndengije ngiye kuzimuhereza nkafashe ubushakashatsi icyo nyitera ikintu kimwe yanyituye inkuru mbi y'incamugongo Ahmed yarambwiye kazamfasha uko byagenda ko ariko kose ariko yanze uwo munsi nago yamfashije ndetse uwo munsi nago nigeze nishima kuko yamaye inkuru y'incamugongo ikibazo nanjye kubwira Alvin ni isaraga inshuti yanjye David uwo munsi nasanze ari kugana na Graferi David nagerageje kumva ibyo bombi bari kuvuga ndetse yamubwiye ngo Petit Frere ngo yamenye ibiri muri cya gitabo cya mateka uwo munsi bivuga ko noneho Ahmed ko yangambani wari inshuti yanjye magara uwo munsi nakindi umwana yakoze yamenye ko Graferi ashobora kumugwa nabi noneho ko bashobora gushwana cyangwa se akanamutimbura cyangwa se akanamuviramo kukomereka umwana yese abicyo umanzi ahita ajya mu gasozi umwana yindwa yatangiye ubuzima bubabaje byose umwana ajya ku muhanda nuko nguko abana mujye ngo umwana ngo yagiye ku muhanda mujye mwanza murebe icyayi biteye
dore nuko nguko ubuzima bugenda bukananira abana ndetse ugasanga uwari umwana wabaga mu rugo kubera ibibazo by'isi bya famiye umwana aba ku muhanda bimeze bite rero aka episode ka mbere ukanda share na subscribe niko yageze kunana yumva umuntu amubwira ijambo ati bite Alvin iki nimba ari ibindi bisobanuro ushaka ugomba kunkurikira yahuye nana n'umugabo arangije aramubwira ati umeze ute Alvin kuramusi rero. The man took me away from home. Ndetse uwo munsi icyo yakoze yaramukurikiye ndetse uwo munsi icyabaye nta kindi yaramfashe anjyana kure cyane yo mu rugo ndetse uwo munsi nibwo nahise njya gutangira ubuzima bushya umwana dore ngo yiruke mu misozi yambwiye amagambo atatu ayo magambo nayahe yaramubwiye ati uri indwanye ndetse uri umurinzi w'isi ndetse nanone uri umuyobozi w'isi nyagasani niyo magambo umusaza umusaza yakomeje umwana yakomeje kubaza ati surinde ushaka kumenya ati yego ndashaka kukumenya ubundi untwaye he nawe wagira amatsiko koko ndetse kuva uyu munsi ninjye ugiye kukubera master wawe ninjye ugiye kuzajya ugutoza ndetse cyane kurirwa uyu mwana bamubwiye ko arindwanye gusa ariko nanone ibyo nta gaciro nabihaye icyo nshaka kumenya ni ikintu kimwe nshaka kumenya cyangwa se ibyana amateka avuga yakuba mu muryango wa Alvin kuko amateka akomeje kuvuga mu mambere na mbere ndetse baragiye bajya kwitoreza ahantu kure mu misozi bimeze bite imisozi barayizamuka bimeze bite nanone ndetse bano banjye icyo ngusabye ni ikintu kimwe ntugende udakanze subscribe uramumaye inkunga utanikunze wowe byose ku giti cyawe wenda arinda za kintu zizagushimisha kora subscribe uramumaye inkunga bimeze bite dore ntabwo ari gutobatera witonze muri kondisiyo jya kuri kibadashi ndetse umwana akiri atangiye kumutoza za pinanida za yokogeri za kubumoshi za oramoshi byose yaramaze kumenya bari bamaranye agahe bitoza ndetse uko metero agenda akora tekini cya kunino ariko n'umwana agenda aba ari no muri kondisiyo yitonze bimeze bite umwana agatera akajyana na master kiyayo oso bimeze bite ndetse hakuno bakaza oso sheku utazakirwa n'akandi kapusode kuri mwana amaze kwirwanya nasubira mu rugo bizagenda bitari pota mwakibura nk'uko bisanzwe udakirwa n'akandi kapusode ndagukunda cyane bye nizere ko urakora share ugakanda subscribe uramuhaye inkunga ndabakunda cyane ntucikwe n'indi episode murakoze.